ni indwara ameze nabi ararembye umutima waraboze umutima waraboze pero kugira ngo yihe amahoro akigendera akajya gukora ubusa mu mujyi ako kugira ngo akunde abavemo. Urumva rero gutabwa ntago ari ukubuta ku musozi, niba ubana n'abantu n'ukuri cyane ubana n'umuntu mumufata uko nguko. Kandi ibyo ni ukunda gukorwa n'abakire, ibyo bikorwa n'abakire. Niba hari umwana utuze mu rugo rwawe umufata uko umwereka ukuntu Imana ihora ihoze. Kwambika abageni, dukodesha imikenyero myiza ingeri zose, amakote meza, dekorasiyo nziza, dekorasiyo mu masare, dekorasiyo zose navuze zose. Dufite n'imodoka dutwara abageni, dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera. Umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe. Muri gahunda zose turahari ku bwanyu, mudutere iyo nkunga. Ndabasuhuje cyangwa ndagusuje wemeye kubana nanjye, kubana natwe muri ibi bihe bibi. Nabyita ko ari bibi, none si bibi cyane kuko nta muntu wapfuye. Ibintu biba bihari, umuntu wapfuye ariko nta muntu wapfuye. Navuga ko tumeze neza ariko ibyaca nabyo ntabwo bimeze neza. Niyo mpamvu mvuze ngo ndagusuje wowe ukibana natwe muri ibi bihe bibi ca nirimo. Ukemera ko batikanje kureba, ugafata umwanya wawe ugatanga igitekerezo. Ni ukuri ni by'agaciro kandi ibintu biba bikeneye. Rero nawe utarakora subscribe, reba ibiganiro utarakora subscribe, ndagusabye fata umunota, nako umunota nagugeramo. Fata isagonda ukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu bihe bya buri munsi, mu biganiro byose nkora. Nibona bigufite umumaro koko ujye ubibona bijye bikugeraho nk'ibisanzwe cyangwa uko mumaze kubimenyera. N'umunsi nje kubaganiriza impamvu zituma utigirira icyizere. Ubundi kwigirira icyizere nicyo nyine nibyo bituma ugera kuri byinshi ushaka se, bituma wumva wowe ubohotse. Iyo ugiye icyizere werekana wowe nyawe, ariko iyo utigirira icyizere hari undi muntu werekana utari wowe. Hari ukuntu yerekana bitandukanye nyine kugira ngo kubera ko wowe nyine uba uri kumutinya, nta cyizere nyine uba wifitiye. Kandi iyo umuntu adafite icyizere hari byinshi nyine atakaza, hari ibintu byinshi byari bizamugirira umumaro akabitakaza kubera ko nyine nta cyizere yifitiye. Rero kuba umuntu atigira icyizere ntago biterwa, hari impamvu nyinshi zibitera. Ntago ari uko we yifata gutyo gusa, nta kintu yabaye, nta kintu cyamubayeho ngo yicare yumve ngo yabuze icyizere. Ntago ibyo bintu bibaho. Byange bikunde hari ikintu kiba cyarabaye, hari ikintu kiba cyarakunze kumubaho. Rero bigatuma niyo agiye gukora icyo kintu gisa nkacyo, cyangwa niba ari ibintu byeze kumusebereza mu ruhame, akumva ko atazongera gusubira mu ruhame, nyine bigahita birangiriraho kubera cya kintu kigeze kuba nanone ari mu ruhame. Bigatuma yibura confidence, nyine yajya kujya wenda nk'ahantu agahita bati n'ubundi ninjyayo birahita bigenda uko, agasanga bari kwica intege. Cyangwa umuntu akaba aragenda, yego uri kumubona ari kugenda, ariko buriya wamuvugisha ugahita ubona ataye umutwe, nyine atangiye kuvuga ibintu bidafite 12 kubera ko nyine nta cyizere yifitiye cy'ibintu ari kuvuga. Kubera ko wenda hari uwigeze kumubwira ko hari abigeze kumutoteza bijyanye n'ibyo byo kuvuga. Ugasanga rero icyizere nyine biri ukwinshi. Ni ibintu tugenda tubamo mu buzima bwa buri munsi, wowe kwihanganira bikunanira, cyangwa ikintu kikubayeho aho kugitangukire kuvuga ati byararangiye biriya bikanga, kigakomeza rero bigakura bikarangira ubaye wa muntu utigirira icyizere. Impamvu rero ya mbere ituma umuntu atigirira icyizere, imivukire. Abantu nyine tuvuka mu buryo butandukanye se, cyatuvukira ahantu hatandukanye, ariko imivukire nayo buriya iri mu bintu bituma tutigira icyizere. Kuko niba umwana avukiye mu bakene, wenda ko ari rwo rugero mfata, nkavukira mu bakene,
mbizi wenda hari abandi tubona abakene tukabona n'abakire, nkajya nkura mbona iyo wenda mukure hano muri abakene mwese hari ukuntu nyine mwiyunganaho bati nta kundi byagenda nuko, ariko nyine ntago byashoboka ko ahantu hose, ntago byashoboka ko igihugu cyose cyaba abakene ngo bikunde byange kunde, hari umukene hakaba n'umukire. Rero iyo ukuriye muri bwa buzima bw'umukene ukabona mu bakire hari byinshi baba bakurusha se kwambara, bararya wenda se ukaburara, hari byinshi nyine ntago muhuza. Rero wakireba ukavuga uti ntaho muriye nabo, niyo mpamvu ngomba kujya ngenda muri bagenzi banjye, mu bakire bagenzi banjye. N'umukire rero yakuvugisha ugasanga ko yagiye ahungana abantu ufite kuryaho rya kavukire wavutsemo, yakuvugisha ugasanga ariho wataye umutwe, ubuze n'ibyo uvuga, ubuze n'ibyo umubwira, kubera ko nta cyizere bifitiye. Uri kumva ko uri umuntu mutari ku rugero rumwe, uri kumva ko nyine mudahuye. Ukumva rero imivukire nayo ituma umuntu atigira confidence, cyangwa umuntu ugasanga umwana wavutse atateganyijwe. Gusa navuga by'impanuka nyine, hari umwana uvuka muri mu muryango cyangwa akaba yabyarwa, nkaba urugendo pfandika nifate kuri njye wenda ndabyaye, uwo mwana mbyaye wenda ntago yarateganyijwe kuko nta mugabo nari mfite, ni ibintu bibaye gutyo pya kwashe kwa planete niko bajya bavuga, ndabishare mu buryo uvuga ko nk'abandi bibaye ngombwa ko ntwarinda mu gutwarinda kwanjye. Ahantu ndi kubanga imivukire ituma umuntu atigira confidence, nta mugabo ngira, birumvikana ababyeyi barakureba urujisho. Hari n'ababyeyi namwe birukana abana babo ngo kubera ko babyaye, kandi kwirukana umwana buriya ubuteje ibibazo bibiri, aho kugira unakemure cyakira ubuteje ibindi bibiri, kandi n'undi bizarangiye ugiye kurwana nabyo. Uramureka kangara, wabona ameze nk'umusazi byarangiye akaba ari bw'umugarura, bira nta kintu uba ukoze, ahubwo byarutwa ukajya umufata mbere. Sorry, byarutwa ukajya umufata hakiri kare kugira nyine we guteza ibindi bibazo. Niba rero mubyaye ugasanga wenda mwuze inda ije ndikurira, nkatangira ukwezi kwa mbere ndikurira mvuga ati azabaho gute, ugasanga nyine ibyo bimangakishije, ugasanga n'uwayimuteye nta kintu yibereyeho, wenda se nibwo avuye mu ishuri ntago aramenya, ntago arabasha kwinjiza amafaranga gukora ngo abone ibizatunga umwana, kuko umwana asaba ibintu byinshi, kwiga, imyenda abatazanywa, ibiki iby'abana nyine bakenera byose, ugasanga we nta bushobozi yifitiye bwo kuzera uwo mwana. Rero kubera ari njyewe ufite iyo nda wenda, cyangwa umukobwa rero uzaba utwite, niwe akenshi nyine umutwaro munini niwe uba uriho, wenda bigakubitanira nuko niwe bo bari kumutoka bamubwira nabi bati kivaha n'ubundi kimeze uko. Ugasanga wa mwana uzava mu nda nta byishimo yigeze abonera mu nda, kuko na nyina atwite ntabwo yigeze yishima. Ugasanga na wa mwana ukakuze ari gukura bamucyurira ko bamubyariye iwabo, kana we nyine yakora koko yakumva ko yakumva yari nko muri sosiyete bavuga ati umwana abyari iwabo se n'ubundi, hakagira ukundi kuntu bamuvuga nabi. Umwana nyine bizatuma atajya ajya mu bandi bantu, cyangwa atiyumva mu bandi bantu, usanga aba wenyine kubera ko ari gutinya ko bavuga bya bintu atinya kumva, ya magambo mabi umuntu ahora atinya kumva. Ntabwo dukunda kumva amagambo mabi, dukunda kumva ibyiza. Rero guhora uvuga iryo jambo, kandi abantu benshi bakunda kugira iyo ngeso, kuvuga amagambo nk'ayo nyine, cyangwa watongana n'umuntu agahita gucyurira aho uvuka n'uburyo uhavutsemo. Ugasanga rero uwo mwana nta kuntu azigira confidence nyine, nta kuntu azigira icyizere, azahora yitinya avuga ati n'undi navutse natateganyijwe, ntateganyijwe. Cyangwa asanga wa mugani wanyu yego barabyaye ko ukaza by'impanuka nyine bataguteganyije, utari muri gahunda. Icyo gihe ubwato utari muri gahunda, yego pe rero umugore n'umugabo, ako nuvuke babyumvikanyeho, ukaza nyine se nabyita gisitara kuri bo nyine tu niko biba bimeze. Ntago baba guteguye, ntago baba bakwishimiye, usanga nibuvutse baguterera iyo nyine ari muri tereriyo, ugutereye n'uwo ukuretse n'uwo,
ugasanga bose wenda ntabwo ari kukwiyumvamo, ni kare abantu batakwiyumvamo nawe urabizi uko bigenda, baragukomeretsa nyine ati n'undi wavutse tutagushaka twari duhagije, ibintu nk'ibyo ugasanga bikomeretsa umuntu, bigatuma muri we nyine atigira icyizere, akumva ko atakagombye, icyo gihe utawumva utakagombye kuba uriho, wowe nawe nyine utayumvisha ko waje uri nk'impanuka koko, nawe ukabifata uko, ugasanga nyine biguteye kutigirira icyizere bitewe n'aho uvukira. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ubukene. Ubukene cyangwa nyine urabona iyo umuntu afite ubukene nyine ahorana hari inkeke, ubukene biri kumushyiraho, ugasanga iri kumwe ati uzi ko udafite iki, uzi ko uri buburare, wajya kujya mu bandi uzi ko bari abare wowe utariye, nyine bwa bukene bugahora bikwereka ibindi bintu abandi bantu bafite kandi ari nabyo pe wowe utabifite. Ugasanga rero uhorana ya nkeke, hari ikintu mu mutima wawe yoba kikubwira ngo iki ntacyo ufite, nushaka ubireke kujyayo, wijya muri bariya bo bafitiye ibi, wowe ntacyo ufite, wivugisha uyu muntu nta kintu ufite, nta mafaranga ufite kandi warayafite, cyangwa kumuvugisha birasaba amafaranga kandi cyangwa kumureba birasaba kugenda nsa neza kandi nta mafaranga mfite atuma ndasa neza, ugatuma rero nyine ubukene nabwo butuma umuntu atigira confidence, kuko iyo ukize uba ufite confidence kuko ibi bintu byose urabyiha, n'amagambo uvuga bana asohoka ameze neza kubera ko ufite confidence, kubera ko nta muntu uba uri kukubonaho ikintu kibi. Umuntu ufite amafaranga nubwo yaza yambaye nabi uhita ubona ko ari style, ari utuntu twe nyine yambaye neza, ariko mukene niyo yagejeje kwambara bo babibona nabi, byange bikunde ntago wabura ahantu hengekeza akabati yari yambaye neza, ako kubera ko ari agakweto kabyishe. Umukene nyine ugasanga nta confidence yigirira, yihorana ibibazo, yahora kuri yanye kimubwira ngo uri umukene, ugasanga nabyo biramutera kutigira confidence ko hari ibintu atabasha kwiha kandi abona abandi babifite. Iyo ni ikintu cya kabiri gituma umuntu cyangwa abantu batigira icyizere mu bukene. Ikintu cya gatatu gituma utigira icyizere, kugira ute? Ntabwo nari mbisobanukiwe neza ukuntu. Ikindi kintu cya gatatu gituma umuntu atigira icyizere, icyaha. Urebye nabi, icyaha gituma umuntu atigira icyizere. Wenda rero twebwe nyine nk'abantu hari ibyaha dufata ko birenze, bati icyaha kirakaze, iki ngiki kiroroheje, nk'uko wenda ukumva igitutsi kimwe ukumva wenda ntago kirenze, ukumva ubundi bagutuka ikintu ukumva ni icyadanje, ariko hari Imana bajya bavuga ngo ibyaha byose uwibye miliyoni n'uwibye igiceri cy'ijana birangana. Rero ugasanga hari icyaha wenda kambivuge nkatwe nk'abantu nyine, hari icyaha ukora, urugero niba ufite umugore, ufite umufasha nyine, umugore cyangwa umugabo, hari umuntu bambaje ngo kare umufasha wari umugore cyangwa n'umugabo umufasha, ako nyine nabwiye ko bose nyine ari abafasha. Niba ari byo niba atari byo simbizi, wowe niba ubizi ubimbwire, gusa nyine nuko mbyumva buri wese aba ari umufasha wundi, ako yashaka kuvuga ngo umugore aba ari we mufasha, ubwo simbizi niba ari byo, wowe nubyumva udusobanurire. Ugasanga abantu barabanye, umugore n'umugabo barabana, umudamu ugasanga hari ukuntu ajya amuca inyuma. Kwa kumuca inyuma rero impamvu uvuga ngo icyaha nyine gituma wiburira icyizere, hari ahantu udashobora kujya kubera ko uzi bya bindi ukora, cyangwa icyaha kigaguhoza nacyo ku nkeke kivuga ngo umugabo wawe azabimenya, ugahora nyine ufite ubwoba uwo mugabo, bigatuma
niba wenda ari n'ahantu muhuriye ari wowe na wa mugabo n'abandi umucana inyuma muhuriye ugasanga nyine uzaza ko ufite ubwoba ko byamenyekana, ufite ubwoba ko niba umuntu umwe yabimenye bizagera hano ugasanga byanakuviramo guhora mu rugo wenda mu gihe wanabivuyemo utarasaba imbabazi umugabo wawe ngo bimubwire. Gusa sinzi ko wenda hari abantu bajya babikora ngo bimubwire ngo ati byagenze uko, ngo ufite bwa bwoba ko bizajya hanze bigatuma utigira icyizere vuga ati n'undi isaha n'isaha azabimenya bigende nabi. Rero icyaha cyangwa icyaha icyo ari cyo cyose uhisha kiba kitazwi gituma hari ukuntu gituma utigira icyizere. Icya kane cyari icya gatanu, umuntu wafashwe ku ngufu. Umuntu wafashwe ku ngufu hari n'uburyo wenda ajya nikanga ukuntu nta cyizere yigirira pe ntacyo, kubera ko aba yumva nyine we hari ikintu hari ikintu kibura. Iyo yafashwe ku ngufu byaramenyekanye cyangwa we wenda n'uwo muntu agahanwa se wabikoze cyangwa akagira umuntu abibwira akamwisanzuraho bigashira akaba yamuhumuriza bikarangira, ntabwo bingana nka wa wundi bafata ku ngufu agaceceka ntagire ikintu avuga, ntagire n'umuntu n'umwe abibwira. Uriya muntu we ahorana igikomere aranigunga, ntabwo akunze kujya mu bantu kubera ko hari n'igihe aba yumva nta muntu uko ibi bintu byamubayeho, aba yumva we hajya yumva nta n'umuntu yizeye, hajya yumva ko nta muntu yakizera, akumva ko nyine abantu bose bamuhemukira. Ari niyo mpamvu atinya abagabo, atinya nyine abagabo cyangwa abasore, akaba yatinya ahantu bari kubera ko azi ko hari uwigeze muri bo kumuhemukira. Ugasanga nyine ari gutinya kujya mu ruhame, ari gutinya kugira ibintu byinshi nyine avuga kubera ko ntabwo yizera abantu, kubera ko hari umuntu wigeze kumuhemukira wenda se abura n'uwabibwira bitewe n'ibiharimo. Hari ibihe umuntu aba arimo atagira uwo abwira, akabura uwo abwira nyine akabyihamanira, bigahuzana ka gahinda wenda yari afite hakiyongeraho nako ko gufatwa ku ngufu, ugasanga nta cyizere we yigirira. Aho rero yumva ko nyine abantu babereyeho kumugirira nabi, akumva ko nyine buri muntu wese amufiteho ijambo ryo kumukorera ikintu kibi. Ugasanga rero bati aho kugira ngo njye mu bantu bahore bangirira nabi kandi uturize nigumira aha ne kujya mu bantu se, cyangwa wanamukorera akantu kabi hari ukuntu abantu wenda tujya tuvuga ibintu bikaducika. Niyo mpamvu wa mugati tugomba kwitonda ibintu tujya tuvuga byose. Ugasanga bavuze ikintu hari ikindi gise bimwibutsa cyangwa ko afite nyine cya gikomere atigeze avuga, atigeze abwira umuntu n'umwe, wowe uvuze amagambo mabi ahise abihuza na bya bindi atababwiye. Asanga rero ni umuntu wishaka kwiberaho wenyine kuko abantu ari kubona nakeza kabo, kandi ikibazo wenda si kiri kuri abo bantu ahubwo ni uri kugitera ahubwo kako nawe yigeze avuga bamenye ngo nimvuga iki kiramukomeretse. Asanga rero ni ibibazo ubwo gufatwa ku ngufu kiri muri bimwe bituma umuntu atigira confidence, agatuma nta cyizere yigirira. Ikindi ubwo sinibuka ngeze ku cya kangahe, gutabwa. Abantu bashobora kuguta, umubyeyi wawe ashobora kukubyara akakujugunya se. Ikindi abantu nanone ntabwo baguta ngo bagufashe ngo baragusora. Abantu nabo ubwabo bashobora kuguta kandi muri kumwe, mukabana mu nzu imwe ko ukabona barabutaye, ariyo tubaho nyine ukabona nta muntu kwitayeho, barakwihoreye. Iyo abantu bakwihoreye cyangwa utagira uwo muganira cyangwa ahanini kwenda kavuye gutabwa, umubyeyi wawe akakubyara akaguta kwa nyogokuru, akagusiga kwa nyogokuru wawe cyangwa ahandi hantu cyane mu muhanda bajya babatamo, haba biracyaba. Ubu si byakorwaga kera, ntabyo nzi. Gusa nyine umwana wese watawe akura nyine yumva ko atari umuntu, yibaza se kuki mama yanaye, nyine nashe kwiyumvamo ko ari umuntu. Afite byange bikunde
hari ukuntu nyine ngiye nk'uko ubwo nabangarutse hejuru akumva nyine ko we atakagombye kuba ariho kuko nyina ntago nyine nawe uba wibaza ikintu cyatuma mama bakwibyara ubwe yifata akakujugunya ku musozi ukurana n'icyo gikomere wenda n'abakurera se hari abantu barera abandi ariko nabo ntibabanire neza agahora kurera wakora akana agahita ati akuriba ko nagutoye uriba ko nagutoraguye agahora kikwibutsa icyo kintu kiriye cyagenda kikagukora ahantu akaba ni ikintu kitazahava pe ibyo yakora byose nubwo bajya bavuga ngo abantu bariyibagirwa shahoya njye numva natakibagirwa icyo kintu indumye ikintu ntakibagirwa ntakibagirwa ntabwo wakibagirwa iyo umuntu ahora gukora ahantu nyine aba arushaho guca igisebe abagicaho igisebe wenda se n'umuntu yaguhana aribyo nahoze mvuga yaguha ati iki kintu rero ntabwo ari cyiza nubwo yabivuga mu nzira nziza wowe tumva ko ari inzira mbi kuko urakomeretse warangiritse bihagije rero ikintu cyose umuntu akubwiye kiragukomeretsa atari no kuvuga ngo umuntu akubwiye nabi atavuga ngo umuntu araje agututse ngo akubwiye ikintu cyose agutuka nubwo yaza akavuga ati Aline rero ntuzongere gukora ibi ni bibi wenda se biri kubangamira uyu ahita we avuga ati yawe n'ubundi mama yaranaye nuko yabonaga nzamubangamira agahita bihuza nyine na bya bihe arimo cyangwa bya bihe ya mateka agahora bihuza ugasanga wenda ubana n'abantu wenda mu nzu ubwo nari nanze ku rugero rw'umwana watawe hari nyine wenda hari uburyo mwarimo bajyemo neza ariko ukabona ko ibintu byaje guhinduka ibintu byahindutse nyine baragutaye kandi wenda muri kumwe ugasanga rero nabyo hagati muri abo bantu ntabwo ubwabo ubisangamo njye hari umuntu nzi akorera ntabwo ari ngombwa ko kuhavuga ariko nyine ako kazi akora aba ari ukugira ngo ave mu bantu nyine ave muri abo ngabo kubera nta babyeyi agira bitabye Imana ntabwo we bamutaye gusa naba muri famiye ntabwo bamwiyumva ntabwo bamukunda kasha nta nubwo ari umwana mubi pe nubwo hari ukuntu abantu baba batagukunze wabo uri he wenda waba uri mu cyumba baba bari muri salo ubu kumva wenda barakuvuze bakanakuvuze nabi we rero niyo batari kumuvuga atari bari kwivugira pe abantu bicaye kuganira waba afite ubwo bakari bari kuvuga akumva arababaye nyine afite agahinda kuba bati bari kumvuga nabi nyine abazi ngo ntakiza bamuvugaho rero gasanga yamuteye kwiheba abataho kugira ngo mbe hano nziyahure kashaka ikintu mpfa gukora ni ugupfa nyine nawe akabibona ko bitamwinjiriza kugira nyine ahunge kwa kundi babana babana mu nzu batamwiyumvamo kwa kumuta kumwihorera bati basi njye kubyibagirirwa mu kazi no kurya barira ku meza ako we ntago ajya harira kwera ko yumva nibarebana bagaseka niwe areta yumva ko ariwe basetse ahita yumva niwe basetse nibavuga ikintu mu marenga ahita yumva niwe bavuze nawe arabizi ko icyo kibazo gifite wenda atari nuko ari nawe bari kuvuga nabo kubera ko atari gusekana nabo kumva bifite ikibazo nyamara urumva ni indwara ameze nabi ararembye umutima waraboze pero kugira ngo yihe amahoro akigendera akajya gukora ubusa mu mujyi ako kugira ngo akunde abavemo urumva rero gutabwa ntabwo ari ukuguta ku musozi niba ubana n'abantu ni ukuri cyane ubana n'umuntu mumufata uko nguko kandi ibyo ni ukunda gukorwa n'abakire niba hari umwana utunze mu rugo rwawe umufata uko umwereka ukuntu Imana ihora ihoze hari biragaruka bishobora we kutakugaruka aho bikazagira ingaruka ku mwana wawe ni byiza rero niba abantu mubana niba abantu muba mu rugo rumwe bafate kimwe wikereka umwe ko hari ikindi abandi bamurusha nubwo cyo gihari ntago ari ngombwa ngo umuntu ahora abwira umuntu amutota nyine amubwira ibintu bizamugiraho ingaruka bimbwira ibintu bizamugiraho ingaruka murabizi ururimi rw'abantu ni rubi ruraroga ni rwo rutuma abantu batigira icyizere kuko rumubwira ibintu
yego nari nambikiriye gusa kanigarukire gusa nibana n'umuntu mufate nk'uko ufata abandi wimwereka itandukaniro ryo wimwereka ko atari umuntu mwereka nawe ko ari umuntu ko hari impamvu bariho. Yego nari mbyinjiyemo ikindi gutabwa nibyo nari kuvuga nanabisobanuye cyane. Ikindi kubura urukundo, njye ariko ubwo urukundo navuga nyine n'urukundo rw'abavandimwe. Gusanga umuntu byari ngombwa ko agukunda, byari ngombwa ko mukundana ariko ugasanga ntago agukunze. Yego urabizi namwe ukavukana n'umuntu ariko ntimukundane, umwe niyimve mu wundi, yasanga nyine biteje bya bibazo byose. Buriya ari nayo mpamvu akenshi intambara zo muri famiye yewe we ntuzazivangemo kuko ntabwo uzi ikibitera. Abo muri famiye nibo bantu bangana nabi, abavandimwe nibo bantu bangana nabi. Ibyo Kigali simbizi niba bihaba, nanjye mu cyaro mbizi bakangana koko kandi bavukana bakarogana kandi bavukana. Rero ugasanga hari igihe umuntu aba akeneye urukundo, kandi nsobanurire hari igihe aba akeneye urukundo, hari igihe akeneye gukundwa nawe. Ko nabona abantu bamukunda, yaba ari abavandimwe se ukabona wapi ntawe wagukunze, yaba ari inshuti zawe se iyo ubundi bihera mu bavandimwe. Iyo bipfiriye mu bavandimwe iteka ntago, hari igihe urukundo nyine urarubura. Niyo umuntu yarukwereka ntago urubona kuko nyine hari ahantu biba byarapfiriye. Hari umubyeyi wakubyaye ntiyagukunda, ntiyakwereka ko agukunze, akurutisha abandi se, cyabaye ngombwa na nubwo wenda muri kumwe aho wakuriye waragiye ufite imyaka 5 kubera ko mama wa ntago bibaye ngombwa ko gasanga bibaye ngombwa. Sinzi hari icyabite kugira ngo mwe mutari kumwe, gasanga ukuriye ahantu bagombaga kugukunda aho kugasanga ntago ukunzwe, ntago bagukunze, bandi bari hafi ya ntago bagukunze. Iyo batagukunze rero ukabimaramo igihe, nabyo birwaramo trauma niko navuga, kuko n'undi muntu ugukunze yabikweretse ubibona wowe ukundi, ubibona ko ari ukubeshya se, uvuga ati n'undi ndabazi ntago wankunda. Ntago nyine hari igihe wiyumva ko utagombwa urukundo. Iyo bigeze nyine ku rundi rwego umva ko utagombwa urukundo, nta muntu ugukunze, ukumva ko ushobora gukunda ariko nta wundi muntu ushobora kugukunda. Nuba yaza apfukamye, nuba yaza ari ukuba amavi, ukavuga ati byange kundi hari indi mpamvu iri gutuma we akora ibi kugira ngo yereke ko ankunze. Ugasanga rero umuntu ateretswe urukundo birangiye nyine agize ibibazo, agira trauma zo gukundwa, yaba ari abavandimwe, nta muntu nyine agiye umukunze. Ubwo icyo nshatse kuvuga mwacyumvishe. Rero gerageza wereka abantu urukundo, niyo bana n'umuntu n'ubutamubyara, yewe nubwo waramutoye nkuko twabivuze, mwereke nawe ko ari umuntu kagomba gukundwa, atari umuntu wo gutabwa. Kuko iyo wowe mubanye utabimweretse ntago basha, n'abandi babimubwiye ntago basha kubyizera, kubera ko hari igihe wenda nahakwisi ibintu bifite inkuru nyinshi. Rero hari undi mwana nzi, ni umwana sobo yigo aho yani mukuru, ntago wenda tungana, aranduta aho turi, arandusha nk'imyaka 5 cyangwa nako twaraganiraga. Urumva yabaga hari ahantu we yabaga, ugasanga umubyeyi hano yabaga aramuga ati wowe se undi niwe wagukunda. Hari ukuntu umwana akora ikikosa, nta muntu udakosa nta n'umwiza, agasanga umuntu we yabikabirijemo. Gasa aramuga ati wese niwe wagukunda ibiki n'ibiki. Urabona uku amwereka nyine we kari mu bitu, sukuvana mu bikwisura, amwereka ko we nta rukundo agomba, kandi koko byaramufashe bimujyamo, nta n'ukundi kuntu abigenza, ubwo byarangiye. Ikindi kintu giye tumana batigiriye confidence, amateka mabi, amateka se iwanyu yigeze kubaho kera. Amateka nyine navuga abo umuntu nyine agira amateka yibuka mabi wenda yiwabo cyangwa yiwe bwite. Rero amateka mabi nayo atuma umuntu atigira confidence ko guhora ubyibuka, ko kundi utabyikuyemo bigahora biguteza
ibindi bibazo byo kutigirira confidence. Rero mukabyara mwe sinzi ngo mvuze ibintu bingana ntabwo nigeze nshyiraho imibare, ibyo navuze gusa byumvikanye, njye numva ari ibintu byumvikana. Mugerageze mwerekana urukundo, mugerageze mwe guta abantu kandi muri kumwe, buri muntu wese nyine ubundi buri muntu wese agomba gukundwa, nawe ugomba yego ari ukuntu umubyeyi atagufata nk'umwana we, ariko hari n'urengera akabigenza ukundi kuntu. Ni ukuri mwakoze kubana nanjye, ibintu rero nanije kuvuga bituma abantu batigirira icyizere, bakumva ko ibintu byarangiye n'ibyo. Nawe n'ubutekereza neza urasanga ari ibyo nta bindi, kandi niba hari ibyo navuze nawe ujye ukorana ukuri, gerageza wikosore. Hari igihe uriya muntu wazamukenera mu gihe utazi hari uriya muntu mukenera akanya, igihe ubona ko nta mumaro ntacyo azigezaho, ariko ugasanga ejo niwe ugiye gusaba. Rero birababaje gusaba umuntu wimye, hari ibyo wamwimye nyamara wowe akabikugomba, wowe akabiguha kuko wigeze nawe, hari igihe bigutera ikimwaro. Mwakoze kubana nanjye, mwamvuzeho navuga byinshi, amvuze nakicara n'abasanga agashira nyiri kubivugaho ibi, gusa tubafite n'ibisubizo by'ukuntu wagarura icyizere, wakongera icyizere ukakigarura. Naho mu kiganiro kirakurikira ndaza none bategura ibintu bituma icyizere cyawe cyagaruka, cyangwa wakongera ukigira icyizere kuva ko ibintu bitararangira. Wakoze kubana nanjye, niba utarakora subscribe ndakwinginze ntugende utayikoze. Imana ikomeze kubarinda.